Imena official muri gahunda y'amakuru agezweho tugiye guhera kuri ino nkuru igira iti i Rusizi abasore babiri bafatanywe moto bibye bagiye kuyambutsa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Niyonzima Eric w'imyaka 23 na Bizimungu Pacifique w'imyaka 37 bafungiye kuri station ya RIB ya Kamembe ni mu karere ka Rusizi nyuma yo gufatanwa moto ifite plaque RC 340K bibye Ntakirutimana Samuel aho yayibitsaga kuri centre y'ubucuruzi ya Tara mu mudugudu wa Byangoma kagari ka Tara umurenge wa Mururu mu karere ka Rusizi. Dizere Samuel wahaye amakuru imvaho cyavuga ko bakigiba ari bahaye akazi ko kuyambutsa mu gitondo ayijyana i Bukavu muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuyigurishayo ko bayibye nijoro mu mvura bayisanze aho nyirayo yari yayishyize kuko asanzwe ayiharaza. Uti kuko basanzwe bambutsa amagendo nijoro bakazijyana i Bukavu muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bahamagaye bambwira ko bagiye kuma akazi ko hari moto baraje ahantu bazinduka bayishwanyagura ibice byayo bakabishyira mu mufuka bakayizindukana bayijyana i Bukavu muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo tukazahurirayo aho bambwiye ko bazanyishyura nabemereye ariko nshaka gutanga amakuru niko natanze barafatwa. Undi muturage wo kuri centre y'ubucuruzi ya Tara moto yaribwemo nawe yabwiye imvaho ati bariya basore barazwi muri uyu murenge wa Mururu kari bihazi byananiranye bitunzwe no kwambutsa amagendu n'ubujura hakaba n'igihe bateza umutekano muke muri centre y'ubucuruzi dukeka ko byaba babifata banafata ibiyobyabwenge. Yakomeje agira ati bagifatwa babyemeye bataruhanyije bavuga ko bakiyiba bayitsimbye mu byatsi ku nkengero z'umugezi wa Rusizi barara bajyana amakara i Bukavu nayo mu buryo bw'amagendu ngo moto yo baze kuyitwara mu gitondo ariko bari bahaye akazi atanga amakuru nuko irafatwa. Aba basore ngo bakimara gufatwa bashatse kurwanya abaturage babafashe ngo bacike cyane cyane ko bari basanzwe bavugwaho imyitwarire mibi irimo n'ubujura n'ubucuruzi bw'amagendu. Abaturage barakomeza kugeza bagejeje ku biro by'akagari ka Tara aho bakuwe n'inzego z'umutekano bashyirizwa RIB station ya Kamembe. Umukozi ushinzwe imari n'ubutegetsi mu murenge wa Mururu Uwineza Chantal avuga ko aba basore bafatanywe iyi moto basanzwe bari mu bananiranye muri uyu murenge bamwe bita ibihazi bagaragaza ingeso z'urugomo ubujura n'ubucuruzi bw'amagendu bakaba baranihanangirijwe igihe kirekire barinangira. Ati iyo moto bafatanwe twayisanze ku nkengero z'umugezi wa Rusizi bayoroshe ibyatsi nyuma yo guhabwa amakuru na nyirayo ko yayibuze aho yayirazaga tugatangira gushakisha hakanaboneka uwemeza ko bari bamuhaye bamurajeho umugambi kazinduka ayijyana i Bukavu bakayishwanyaguza bakamwishyura. Yakomeje agira ati bagifatwa babyemeye bataruhanyije tubashyikiriza station ya RIB ya Kamembe. Turasaba cyane urubyiruko kwirinda kwishora mu bitemewe nk'iby'ubujura n'ubucuruzi bw'amagendu kuko ababikora twabahagurukiye. Yanasabye abaturage gucunga umutekano w'ibyabo nk'uwo ntasigiye moto ahantu nta n'uwo ayishyigiye yizeye yishyura yanayibaza iramutse ibuze. Yavuze ko bahora bakangurira abaturage haba mu nteko zabo n'ikindi gihe bahuye bakanagira uburyo bahura n'urubyiruko ubwarwo kwirinda ibikorwa nk'ibi bishobora kubagiraho ingaruka cyane cyane ko aka gace kegereye umupaka nk'ubu ubujura n'ubucuruzi bw'amagendu bukunda kuhagaragara. Reka dukomeze n'amakuru yacu tukaba tugiye kuyakomereza. Ni inkuru turi buze gusanga mu karere ka Muhanga. Ni inkuru isa nkaho idasanzwe mu by'ukuri aho yafashwe n'abanyerondo amaze kwica umugore we. Ni Nshimiyimana Emmanuel w'imyaka 38 yatawe muri yombi n'abanyerondo bo mu mudugudu wa Rugarama akagari ka Gifunga umurenge wa Nyamabuye akarere ka Muhanga bamukekaho kwica umugore we Mugwaneza Julienne w'imyaka 32.
Ni mu rukera rw'iki cyumweru tariki ya 20 Mata 2025 abari ku irondo batabajwe na Biziyaremye Colonel w'imyaka 58 kuko baba mu nzu ze bakodesha. Abaturanyi ba Biziyaremye bahamya ko nabo babimenye batabaye Bizimana watabaje avuga ko uwo mugore n'umugabo we babyaranye abana babiri barwanaga. Umwe mu baturanyi ati dutabaye nyirinzu witwa Biziyaremye Colonel wumvishe barwana agahamagara irondo ry'umwuga aribwo ryahageraga rigasanga Nshimiyimana amaze kwica umugore we. Undi muturage utuye mu mudugudu wa Rugarama avuga ko nyakwigendera yari amaze iminsi mike agarutse mu rugo kuko yari yarahukanye ndetse ngo kuwa gatandatu yari yiriwe asangira n'umugabo we mu kabari. Ati rero uriya muryango wari usanzwe ufite amakimbirane ashingiye ku businzi kuko nyakwigendera nta kwezi gushize agarutse mu rugo kandi ubwo we n'umugabo we baberaga mu kabari kuko n'ejo bari bari kumwe mu kabari basangira. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Nyamabuye Nshimiyimana Jean Claude yemeza aya makuru y'urupfu rwa Mugwaneza kandi we n'umugabo we wamwivuganye bari biriwe basangira inzoga. Ati nibyo amakuru y'urupfu rwa Mugwaneza Julienne wishwe bikekwa ko yishwe n'umugabo we twayamenye mu rukera rw'uyu munsi rwo kuri iki cyumweru. Amakuru twahawe n'abaturanyi ejo bakaba bari biriwe mu kabari basangira baza no gutahana nyuma bagirana amakimbirane yaje gutuma Mugwaneza yicwa. Yemeza kandi ko andi makuru bahawe n'abaturage yemeza ko babanaga mu makimbirane ashingiye ku businzi kuko nyakwigendera nta kwezi gushize yaragarutse mu rugo. Gitifu Nshimiyimana asaba abaturage kwirinda ubusinzi kuko bukurura amakimbirane akurura urupfu. Umurambo wa Mugwaneza wajyanwe ku bitaro bya Kabgayi ukorerwa isuzuma mu gihe Nshimiyimana Emmanuel yashyikirijwe urwego rw'ubugenzacyaha RIB sitasiyo ya Nyamabuye ngakorerwe dosiye. Mu karere ka Nyamasheke hari inkuru igira iti akurikiranyweho gusambanya umwana w'imyaka 4. Umusore w'imyaka 18 mu murenge wa Karambi mu karere ka Nyamasheke yatawe muri yombi ahakekwaho gusambanya umwana w'umuturanyi w'imyaka 4. Uwo mwana bikekwa ko yasambanyijwe ubwo we n'abavandimwe be bari bagiye kuguma iwabo w'umusore. Byabereye mu mudugudu wa Gitwe akagari ka Gitwe ubwo umubyeyi w'uwo mwana wasambanyijwe yari yamusanganye na musaza we w'imyaka 8 agiye ku gasoko guhaha. Uyu mubyeyi atashye uwo mwana w'imyaka 8 yamubwiye ko mushiki we atambaye akenda k'imbere kandi bagiye kugama akambaye. Uyu mubyeyi yahise ajya mu rugo bugamyemo umusore amubwira ko imvura yaguye arabaryamisha ariko ngo arebye abona intozi ziri kurya uyu mwana w'umukobwa ntizirye umusaza we bituma amubyutsa ajya kumuryamisha mu cyumba cye amukuramo ikariso. Bukeye uwo mubyeyi yagiye kugisha inama umunyamabanga nshingwabikorwa w'akagari biri Amahire asanga wa musore ari naho yicaye. Ubuyobozi bamubajije niba yasambanyije uwo mwana undi yarabyemeye asaba umubyeyi w'umwana imbabazi. Ubuyobozi bw'akagari bwahise bukorana n'izindi nzego harimo n'iz'umutekano uyu musore atabwa muri yombi naho umubyeyi n'umwana ajya kubasuzumisha kuri Isange One Stop Center mu bitaro bya Kibogora. Umuyobozi w'akarere ka Nyamasheke wungirije ushinzwe imibereho myiza y'abaturage Mukankusi Antanazi yashimiye uwo mubyeyi waraniye ko umwana we abona ubutabera avuga ko gusambanya umwana ari icyaha gihanwa n'amategeko bityo ko atari ibintu byo kuganirwa mu miryango. Vice Mayor Mukankusi yasabye abasore kwirinda ibyaha nk'ibyo kuko ibihano byabyo biremereye. Ingingo ya 14 y'itegeko nomero 059/2023 ryo kuwa 4 Ukuboza 2023 rihinduye itegeko nomero 38/2018 ryo kuwa 30 Kamena 2018 riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange. Ivuga ko iyo gusambanya umwana bikorewe ku mwana uri munsi y'imyaka 14 ubihamijwe n'urukiko ahanishwa igifungo cya burundu. Ni nahangaha dusoreje amakuru twari twabateguriye tubabwira tuti abatarakanda subscribe nyamuneka nicyo giye kugira ngo mukande subscribe hanyuma mujye mubasha kubona amakuru agezweho yaba avugwa hano mu Rwanda yaba avugwa mu karere u Rwanda ruherereyemo. Ikindi kandi ushobora no gukanda kuri like ugatanga n'ibitekerezo byawe unyuze aho hasi hatangirwa
ibitekerezo uraba ukoze cyane. Rero reka mbabwire ngo mbashimire mwese mwakanze subscribe, hanyuma mukomeze mugire ibihe byiza cyane. Bye bye.